make dusigaranye nka 10 kugira ngo tuze gusoma. ahubwo nahuye na Mesi, 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 ahubwo nahuye na Mesi. Sanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bananye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'ubwamugore maze biba akarusho ubwo wamenyaga yuko bahuye
muke tubabarike kandi dufite ibiterane bibi uzozererana nawe n'umugore mpaka tusubiye muzoza kuja muri honeymoon muzoyivamo uvuye mu makurse yose mubone kuja Dubai niba nawe baharaje muzoja rero dufite igiterane kizabamo mugire umushumba mwiza umukubitira amashi pasiteri twebwe abanyakigali jendimi iyo ntekereje Grace niyo nari nzi cyane ariko ubu muri kanisa mfite amavuta rino kanisa rino kandi kubera umushumba mari umukubitira amashi cyane pasiteri turabukunda tukuri inyuma mu bana uzuba udushira kuko washingiye neza mu mavuta udafite utuntu tundi imana igiterane kizabana ubwira oya kuwa gatanu tuzaje muri kwa gapapa usenga mu gitabo kuri gospel umoje niba azabera vanity noneho kuwa gatandatu kujya ku cyumweru bibere hano yemwe twabatekeye neza temugire ikibazo nubwo twakereje ariko harabaho abavugabutumwa benshi abacuranzi ba Moses ndakibakumbusha mukubitire amashi kuri ico giterane hari amakanisa menshi ariko ngo twatuyoboye kuza hano rero sinogera navuze ijambo nari kuvuga nari kuri fire ugutanga akantu gatoya papa afatira kuri note ariko ijambo riravuga ngo nuko buri muntu wese abere inyunganizi amakomeza buri muntu wese uhumeka ese uhumeka azabita uzuhumeka oya siza kana gatari bazakora ibihumeka byose bizaturuka muri biology pastor ibinyabuzima byose umuntu wese uzikazopaka mu mubiri wese buri muntu wese arera indi nyunganizi amukomeza ngo wowe wita gukomera wakomeje ngo mu ruhande rwayo ngo buri muntu wese arera indi nyunganizi amukomeza mureke kuryana nimukomezanye agakora rikaha ugapiga kahari umuyumbe wangu niko bisa yikora mutakigana muri iwacu bireze twebwe iki tuvuye ingoma harambatwe twari tore hari mutubari akako aho bakabari itambara yo uvuga muri Kenya hano bakabari hano amasasi muri Kenya umutu akavuye kakaba ngo kwibagirwa kanisa ojani ihene mu itore yakuri itore yakuri ni wowe ndani muki niyo na ngo buri muntu wese mu Rwanda rwiwe ibintu byo bashaka no mu banyamurenge
iminota yanje yashize ariko ugende mu wasome nawe mu 15 tajya ngo ndabuza amafraze ya kiriki pastor yansomera ataza kuronka mu muziki zake hansomera umuntu azavuga amafraze akagira ngo ni itiku navanye i Kigali Somali aba ni 15 ni tamatiku naza ijambo ry'Imana ryuzuye wa mbere na kabiri twebwe abakomeye aho dukwiriye kwihanganira intege z'abadakomeye aho ejo ni zaki ntitwinezeze aho umuntu wese aberiki muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo akubere inyunganizi amukomeze. Amen. kuti ijambo ry'Imana ndashaka basi tonganye kuki atasomye abanye kwiza nimba ari ikigo gicafuye kidoki ikigo cyacu ciki abanye n'ifaranga gusa basigaye bari navuze ngo bampaye ngaho bagwanga hano waje mu kazi waje kudandaza tuza abayumva atabatara mikoro tazaguka tazanezero tazayishije uri igihembo umuntu pastor yangana mwakiriye umuntu wa doro hejuru batumye kiriki ndaje hano uko nuko mutaka mubwiriza ku cyumweru ikoranye mbere yicaye igisirimba cya mbere kicaye wiki waje gukora wiki ino tuba rero bikusonga kutumira nzokora ibitangaza bwana sifiwe jewe defo niba inshuti n'abareve kuko iyo mba ntari inshuti n'abareve tuba kumpi kabisa indicator siko nta kibazo n'igihe nuko bampaye kabisa bwana sifiwe iyo mba ndi indani ntaje nari kubona iyo mba ndi umurozi ntaje nari kubona ico banziza nzavuga ukuri wambuka twari mu modoka ntibita ngo simba koca niba ari simba ngahwera namara kaza kwigira viyetia zageze gutana kubiki ko mwageze gutana ma kandi zageze ikarisa ryabaye business gushinganisha gushinguzanya ikoza mu kinyamuri gushinguzanya Imana ntaga mu funga ize bifunga Karibu wa Yesu ize gusuzanga abadadaza mu ikanisa asigura ugoza n'abakubita wagigisha inuma